Ngariko ngo nimba uyu mwana ngo uzamurera ngo newe njya kunywa mugabo ngo nzakumina acide byarize. Bakorana Clarisse Uwimana. Clarisse kuki ari mu banyamakuru kazi b'abakobwa bahangayitse, ariko ndibaza Rigo Garus umukobwa buriya ashobora kuba yararyamanye na boss. Hari umukinnyi yaroze hwa nyine ariko maze ni gutubanye tumurozi nyine ko tuziranye kuri inshuti yanjye. Kwiyahura si ikintu cyiza. Ashobora kuba Sano Sylvie nibivugwa, ariko nibivugwa. Ijambo rimwe ryakumenyesha amakuru y'isi yose, andika #Media Empire utarukane no kujyubeshwa amakuru y'ibihuha ya buri munsi. Mbahaye ikaze abakunzi ba #Media Empire, jewe nitwa Shalom Mupagasi, abenshi banyita Mupa niyo mazina yanjye. Aho uri hose kuri iki biganiro byacu tuguha ikaze. Twinjiye mu kiganiro cy'uno munsi, ni kiganiro intabaza mumaze kubimenyera, mbagenda mvuga ngaragaza nerekana manuka nzamuka tukiganirira kugira ngo dukosore cyangwa se dutange umurongo w'ibikwiye kuba. Nimba warakoze subscribe ndagushimiye cyane, nimba warakoze share ndagushimiye, comment zawe ibitekerezo byawe ni ingenzi njya mzibona ibyango nkabisoma. Hanyuma rero kandi ku kiganiro cyose dukoze jya wibuka gukanda like. Reka mbisubiremo, buri kiganiro cyose dukoze jya wibuka gukanda like kugira ngo YouTube ibone ko mwagikunze, noneho igisharinge n'abandi bose ubutumwa n'ibiganiro byacu bigere kure. Ndabizi ko abantu baza kuri hano kuri #Media Empire byanze bikunze, benshi baza kubera ko bakunze Mupagasi, abenshi baza baje kugira ngo barebe ko wamukunda, abandi bakaza baje kumushungera, ariko mwese impamvu nuko icyambere ari amakuru ku mugani wa radio na televiziyo by'u Rwanda, kandi nanjye icyo ngenda ntohoza n'amakuru. Muri kino kiganiro rero buri munsi, haba mu rugendo shuri, haba mu ntabaza, haba n'izindi n'ubundi busesenguzi runaka, tubana na JP Solution Agency. Ni company igira ngo ubone visa yo gutura, gutembera, kwiga no gukorera hanze y'igihugu, hirya no hino ku mugabane w'i Burayi, ku isi hose muri rusange, Canada na Amerika, Mexique, ni kure cyane kwiga ibyo bikorwa mu bihugu bitandukanye. Hamwe rero na JP Solution Agency wakwiga mu mahanga, watura mu mahanga, waba mu mahanga, wakorera mu mahanga, watembera mu mahanga. Hanyuma rero bagane ni 0782 66 11 24, ubundi ukabona visa kwa Porenga Visa now. Benshi bamaze kugerayo kandi barabibonye ko twizewe. Icya kabiri, ushatse kugira ngo ugereho dukorera mu Giporoso hafi na Eyari, hafi na Eyari, hano bakunda kwita ku mazu ya Antoine Rutayisire, hariya hafi na za Gerard, hafi na bayita ngo iki hano bantu Natali, ni hafi aho ngaho hariya muri rompuwe kabisa. Wahageze waduhamagara kuri nimero nkubwiye, cyangwa se uri kubona n'imbere yawe aho ngaho ku kantu kari munsi. Nimero urazibona, wahamagara. JP Solution Agency, gutura, gutembera, gukorera no kwiga mu mahanga birashoboka, kandi ubu tuvugana. Ndinjira mu kiganiro cyanjye no munsi rero, mbanje kuvuga abadufasha kugira ngo ikiganiro kibagereho 5 kuri 5. Ndinjira mu kiganiro cyanjye nkomereza ku nkuru nageze ejo, nkomeze kubabazwa n'abana b'abakobwa bari hano mu itangazamakuru, cyane cyane ubu nahereye mu itangazamakuru rivuga amakuru y'imikino, ndashaka no kwinjira nkajya mu itangazamakuru rivuga amakuru ya sport nako y'imyidagaduro, n'izindi departement muri rusange, aho usanga n'ubundi kabisa bano bana baturuka mu rugo bizeye kuzamuka, bano bana baturuka mu rugo bizeye kubona ubutabazi, bano bana baturuka mu rugo bizeye ko bazabona aho babamenera, bakinjira, barangiza bagacungura imiryango yabo, cyangwa se bakabona icyo kurya n'icyo kunywa, cyane cyane ko turi mu gihugu gitanga amahirwe. Ukoresheje internet, ukoresheje impano yawe wagera kure. Hanyuma rero iyo ngibyo, ariko abana b'abakobwa baraza bakabura aho bamenera, yewe bizazane abantu kuba profita n'iki, amahirwe mu by'ukuri aba ari makeya. Uyu munsi none rero nakomeje gushakisha amakuru menshi cyane kugira ngo ya nkuru nahoze nkorejo nanze kwitindaho cyane, ariko numvise ko bibanababaje, ndavuga nireka ibintu bigarukeho. Ntabwo nari nzi ko umwana cyangwa se umukobwa nakanone kumwita umwana, namwite ino nkumi cyangwa se n'umukobwa Jory Mutsinda Rwejo yaba yarahuzwe
itangazamakuru yewe n'abashaka kumubwira ngo bigarukemo akaba ari kubigenamo biguru ntege. Yasha numvise inkuru y'uno mwana w'umukobwa giye numvira atangaje. Inkuru ya Jolly Mutsinda Rwejo yenda simfe ngo ni umukobwa ngo impamvu ndi kumuvuga cyane ahubwo ni ukugira ngo mu by'ukuri abahungu barihangana, umuhungu arihangana burya mabwira iki kintu mu cyumve kandi mu cyiteko. Ntabwo wamenya impamvu umukobwa ahawe akazi, nta nubwo wamenya impamvu umukobwa yirukanywe mu kazi cyangwa se hagaritswe mu kazi cyangwa se yabuze akazi. Iyo umukobwa muhaye akazi, abasore benshi batabonye uwo mwanya baravuga batabonye amahirwe baravuga bati buriya ni ukubera ari umukobwa, buriya yaryamanye na bosi, buriya yavuganye na bosi, buriya bosi yamubwiye ngo ajye gusinyira ahangaha. Nkaza nkurwize kumva muri yashize ngo basinyiraga byo muri RBA, basinyiraga mu cyumba runaka. Ukumva nyine iyo umukobwa yabonye akazi uba wumva mu by'ukuri ari ikintu kidasanzwe, wumva ari ikintu mu by'ukuri hari zira zapanye yaciyemo nta buhanga bwe burimo. Iyo umwana w'umukobwa yabonye akazi, haba no mu itangazamakuru, haba mu buhinzi, mu bworozi, mu bushakashatsi, muri tekinoloji, ahantu hose umukobwa yabona akazi baravuga ati uriya mukobwa buriya ashobora kuba yararyamanye na boss, kereko boss aba ari umugore. Naho ubundi iyo boss ari umugabo, umukoresha ari umugabo, akenshi bakunda kuvuga ngo yamara byibuka Tayifeje muri yahoze bivuga avuga ati uriya mwana w'umukobwa urerembura imbere ya sebuja Adera Mukasine, ibintu rwose abantu bumvise bavuga ati sharicitse umurizo. Ese ntago umukobwa yabona akazi kubera ko ashoboye igihe cyose agomba kuba yaryamanye n'abakoresha? Rero nyivugira kuri Jolly namenye amakuru atangaje ko ngo hari igihe cyageze uwe bwe n'umutima we ababyeyi bakavuga ati wajye mu kazi wasubiye gukorwa kuroboza ukomeza ugashabika ugakomeza ugahatana, uwe n'umutima we ngahurwa ibintu by'itangazamakuru. Sha naravuze nti iyi Kigali ni Kigali goye, ni Kigali, iyi Kigali iteye ubwoba. Bigezaho umukobwa navuze ko yahereye amateka narakurikiranye, yewe yanansanze kuri Fine FM, narabaga icyo gihe ariko ntabwo ugenda umunyamakuru icyo gihe, nari nibereye mu zindi nshingano zanjye nakoragayo. Arakora abantu twumva umwana w'umukobwa arakomeye, twumva Jolly afite impano, twumva umwana w'umukobwa afite tara, yewe bashyirwa mu kiganiro cyane mugoroba mu makuru y'Iburayi Sportval. Arakora, ndumva yaraje akorera mu ngata Eme Nibizi ndetse na Shafi wari ugiye ku isibo, Eme nawe agiye kuri studio, ndetse ibyo bintu murabyibuka byose ko byakagenze. Araza arakora, Shafi avayo ava ku isibo ajya kuri SK, ibyo mwana murabizi ngiye kubigarukaho, yabigarutse mu kiganiro urugendo shuri twagiranye hangaha kuri no televiziyo, murabyibuka neza cyane. Uno mwana w'umukobwa arakomeza arahatana. Franka we nawe basimbuza Kazungu na Karenzi buracyarahatana, akomeza mu kiganiro urukiko rw'ubujurire arakomeza arahatana. Ariko natangajwe no kumva inkuru ngo uyu mukobwa yaburiwe irengero, nta nubwo gishaka kurwa. Hari amakuru namenye ko yagiye gukora kuri YouTube nago ngo bakamugira ishyamba, bakamugirira ishyari, iryo shyari rigatuma sebuja mwirukana wari mwakazi kuri YouTube. Hari amakuru namenye yuko Jolly ngo yarababaye, iyi foto ye muri kuyibona kuri thumbnail. Uyu mwana w'umukobwa Jolly rwose ari mu banyamakuru kazi b'abakobwa bahangayitse. Ariko ndibaza uyu mukobwa Kararisa Uwimana, Rigo Garus, mukora iki kugira ngo abana b'abakobwa binjiye mu itangazamakuru? Mu bamete ni mubabera bameta, yes, babere bameta, mubahugure, mubereke inzira bigoye, mubereke mubabwire ati no mitegira haba, mubabwire ati iki giki gikoze nabi kirakwangiza, iki giki gikoze nabi ushobora gushiduka itangazamakuru byakunaniye, iki giki gikoze nabi ugahugura umwana w'umukobwa. Kararisa ngo wagiye muri Ferwafa mugarukeho, nabonye uri gutegura ibintu byiza cyane rwose kugeza amagingo aya ngaya kubera connection ufite. Ndagushimira ko rwose wabashije no kwinjira ntuhere mu Rwanda ukaba international, ukaba wanareba ukagenda ukaganira n'abayobozi batandukanye ba FIFA, aba CAF. Ubu shampiyona y'u Rwanda y'umupira w'amaguru mu bagore ikaba igiye kugitambuka kuri televiziyo ya FIFA. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kuba Kararisa Uwimana. Ngiye tujye dushima igihe cyose ntago ari ukunenga kuba Kararisa Uwimana, Karamama, Aveiro,
umwe mu bagore nge nemera ko rwose basobanukiwe itangazamakuru rya siporo kandi riri digital rigezweho, kuba nibura ashyirwa muri Ferwafa mu minsi itarenze 30 tukaba tubonye shampiyona y'abagore igiye kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga biciye ku guca kuri televiziyo ya FIFA. Ibi ngibi binyereka ko Clarisse ari mu kazi, ariko se Clarisse nibwo uri mu kazi kose Clarisse w'Imana, ndabizi kuri BNB umeze neza, unsuhurize Jarik, unsuhurize Cedric, unsuhurize Gicumbi, unsuhurize n'abanyamakuru bose batandukanye, unsuhurize no mugabo nikundira gukira Abeli, yitwa Abeli, yitwa nde uvandimwe rwose uri muri department ya nimugoroba yarashinzwe na agence ya BNB Agence, nibuka neza yitwa Abeli Deus, yitwa Deus. Usubiza Deus ndamwemera, abantu bazi Deus mumwereze karuka video mubwira ngo Mupagasi arakwemera Deus kabisa. Ahubwo Deus kamera uko ufite umusheri kudakora ubukwe, amakuru yangeze ngo Deus ufite umusheri kora ubukwe. Nari nima nisuriza abantu bakorana na Clarisse w'Imana. Clarisse kuki nk'umuntu umaze igihe uzi ziro nzira uko zigenda, kubera icyo udashobora gufata umwanya wawe nguhamagare nk'abano ba Jori, uhamagare ba Samira, uhamagare ba Vida, uhamagare ba Krista, uhamagare ba Sano Sylvie ndibugarukeho, uhamagare abanyamakuru b'igisina gore bato muri mwe bumwuga, ubabwira uti mwabana b'abakobwa mwe ibintu mushaka kwishoramo bikorwa gutya, uramenye utazabikora ugasanga ubigiriyemo toroma. Amakuru ufite nuko umwana w'umukobwa witwa Jori Mutsinda Rwejo ngo yakomanza ahantu hose, ariko bakamubera ibamba. Ndakubwiza ukuri ko abanyamakuru bari kuri mikoro ngubu batanazana interview ya Jibril Wataraho muri APR. Hari abanyamakuru ngubu turi kumwe batanavugisha umwe mu bakinyi baturutse mu ikipe zo hanze baje kuri stade, ariko uyu mwana w'umukobwa Jori ndi kumukora ubuvugizi. Itangazamakuru ubundi ikintu cya mbere rikora ni ukukora ubuvugizi. Ibindi kuvuga hari benshi babitinya, ibindi kuvuga ndi kuvugira kuri Hash Media Empire, hari benshi babitinya, hari benshi babitinya bavuga ngo ngo niteranya ngo rekaraka ngo ngo navuga umukobwa se ngo ntibakeka yuko ngo turi ngo twaryamanye, ngo ntibakeka yuko ngo yamaye ruswa, ngo cyangwa se yamaye bizi kwitama, ngakaba ngo ndi kumuvuga. Oya, mujye muvuga, mujye mutanga ubuvugizi. Umwana w'umukobwa nibaje gutya imyaka kamara imyaka 2 mu kibuga, ukoje kumva ngo buri wirengero, ukumva ngo yicaye iwabo, ukumva ngo yahuzwe itangazamakuru, ukumva ngo ibintu byose byaranze, ntabwo ibyo bintu mbe Joraje agiye kuri fayini avuyeyo aha nabwo biranze ntibyamuhira, arakomeza arashabika, baramurekara ko aragenda. Ntago ari byo. Icyambere amaradiyo ari kuza, urumva amaradiyo ari kuza, Abani radio muri gukora ibiganiro bya siporo nta mukobwa urimo. Gender balance kuki butayubahiriza. Iza SKFM hariyo nayisama muri siporo yo wenyine, za Fine FM hariyo Samira byo vrai, ariko si barye ariko bamugana ubanza ari umwe. Radio Dis ifite Ida muri sport, Fine FM ifite Samira, SKFM ifite Naisa, Abani nawe ifite. Bimeze bite ko mbona hari ibintu mukwiye kuba mwagakora nka Digo Garus. Kino kintu nawe ujye kugikujya umaze igihe muno mwuga, uzi barabara abakobwa icyo bakora kugira ngo batere imbere, uzi ikintu bakora kugira ngo umwuga wabo binjiyemo wo gupfa ubusa ubakize. Sinzi impamvu rero cyangwa se batera intambwe bagera ikirenge mu cyanya. Eregejo nejo bundi wabona wigirira ubu se abanyamakuru nka Habarugira hari abo tubona hano mu Rwanda, abanyamakuru nka baje akorede ingingo hari abo tubona, abanyamakuru nka bano ba Rugimba hari abo tubona, ni benshi babivamo bakagenda. Uzasimburwa nande rero? Uzasimburwa nande? Cyangwa se umuzaba ukeneye bizagenda gute? Mukwiye kugira icyo mukorera abana bakobwa. Ginumvise inkuru ya Jori Mutsinda Rwejo waza akorera kuri Fine FM, mu byukuri navuga nese nahanga ibintu bigeze. Umwana yarateranywe ngo yarihebye neza agahenda kumwica, ibintu byarakomeye. Sinzi impamvu kabisa umuntu yageza naho yumva ko ubuzima bwanze, ubuzima bugwenda kumugora, kandi hakwiye kuboneka umutigena. Mbanje kuvuga ibi ngibi si uko babuza andi makuru navuga kabisa, uvuze kuvuga ngo Rayon Sport ngo nari Hilal bigiye gukina cyangwa se bizakina cyangwa se APR izakina,
ibyo bintu ni ibisanzwe amaradiyo arabivuga, ariko genda bashaka kugira ngo dukore inkuru ifite impact, inkuru ifite ikivuze muri rubanda, inkuru ifite ikintu imaze muri rubanda. Niyo ngiye mba mvuga, niyo mba nshaka kugira ngo tuyigarukeho. Hanyuma rero uyu mwana w'umukobwa nkomeje gushakisha nimero ze, hari umuntu ngo arazima, nari nzifite ariko narazibuze kubera guhindura amatelefone duhinduranya, ariko rwose mfite inzara n'inyota yo kuzamuzana no mu kiganiro akaza akivugira akarimburore akavuga ngo kuki ugenda uhurwa itangazamakuru Jori, kuki ugenda uhurwa itangazamakuru. Nta nubwo nawe gusa, nari nkubwiye witwa Sylvisano, buretse wumve uyu nawe tariki wetse wumve numvaga nyine nta tugomba kuyivugaho. Ino nkuru nayibonye kuri SKFM, ni radiyo ikora mu Rwanda. Iyi ni nkuru nabonye kuri radiyo ya Isibo mu gitondo, abantu oneya radiyo, kandi ubwo utwo n'utuntu nahuye natwo ntago nzi ngo frequency zigera hehe. Rero dukeneye nyine gukirininga ibyo bintu, abantu nyine bakamenya ko kuko demo muceceka demo bigenda bikura cyane. Ahubwo nzi bambwiye ngo iyo ukomeje kubivugaho cyane ngo utuma bitarangira. Oya kandi niyo nama bandi nta bari nindi twari twuzi yawe nayo. Rero mwapfuye iki? Icyambere cyo bwamaze nkubwire. Yego. Icyo kuvuga ngo narwana n'umukobwa cyangwa nahangana n'umukobwa dupfa umukinnyi, icyo cyo mbanze ngikiriyaringa. Ngo mwapfuye abakinnyi. Sinenda kugisaba mu mitwe y'abanyarwanda kuko ariko bashaka kubitwara, ariko ntibizigera bimbaho nyiri muri sport. Ibyo ntago bizigera biho. Icya kabiri nago bwari ubwa mbere cyangwa ubwa gatatu cyangwa ubwa kane nje nawe dupfa APR na Rayon Sport. Urumva njewe ndeba umupira nawanariza, nawe akawureba awanariza muri ubwo buryo, ku buryo ngiye wenda nk'iyo Rayon Sport shobora kubiri gukina hakaba nka action mu kibuga akiramanta, nkahita muga bro chill, dira ni kusanya nakoze ikosa bira ntago ari byo, niyo mpamvu bamuhanye n'ibyo agatavuga we umva wagikona uyu munsi nagaro wawe kabisa. Hano turi kuri Rayon nawe next game mu gihe APR yabiri gukina agahita avuga ati ya match n'uruca abana bise abasifuzi nyine baraje bayibire baraje, agahita amugira ko ari uruca abana bavuye wanyu gukora iki. Iyo igumi wanyu kabireka tukabyirira twega bashaka kubireba. Urumva ibyo bintu ariko bitubisigaho, ntago dushobora gusohoka muri stade ngo tubikomeze. Akenshi twahitaga dutahana twaca mu marange twajya he tugashaka no kwicara bikarangira nk'abavandimwe. But for kuri kiriya gihe ubwo yaje nyine navuga ngo nyine ntago byari by'umupira. Ubwo yaje ndakarira ariko umbwira ngo navuze ko aroga abakinnyi, hari umukinnyi yaroze kwa nyine ariko maze ni gutubanye tumurozi nyine ko tuziranye kuri inshuti yanjye, ni gute nje wajya kubwira umuntu ngo ndumurozi n'ibiki n'ibiki. Ndamubaza se ko twari turi muri Sekafa, kuko nyine nagiye kujya muri Sekafa n'ubundi mvugana nawe ari inshuti yanjye yanyifurije kugira safe. Ntango nshaka gukira ibintu byinshi nyambimvishe uwo mwana w'umukobwa. Ikiri kiganiro cyabaye tariki 25 z'ukwezi kwa 10 niba atari ukwa 9 niba nibeshye ukwezi kwa 9. Ni ikiganiro cyakozwe na The Choice kigira kiti Sano Sylvie ariyiziye ibyo kurwana bapfa abakinnyi arabitatuye ubukwe bwe n'umukinnyi ukomeye mu Rwanda. Ubukwe bwe n'umukinnyi ukomeye mu Rwanda bamwita Sano Sylvie. Uyu nawe namuburiye naramubuze. Sano Sylvie mmeruka korana n'uwitwa Tistash kuri Short TV basesengura umunsi ku munsi. Sano Sylvie mmeruka kora ku ishusho TV ya Muyoboke, yahoze ari Muyoboke niba kiriyo simbizi. Sano Sylvie mmeruka ngo avuga yuko ngo ibibazo byenga na Efrem ngo hajemo na ba Traoré nabo ba Krista. Sano Sylvie mmeruka rumwe mu banyamakuru baganiriza na ba Katia wa mugore wa Adonis Fira, niba ari Fira. Sano Sylvie mperuka rero umuntu uganira na Naomi akaganira na bande yande, ukavuga ati uno mwana akajya mu kibuga mu Nzove akajya kuri stade Nyamirambo no akajya za Bugesera twajya tuwahurira akagiye za Mahoro hose. Sano Sylvie yaraciye ibintu hirya no hino. Uyu Sano Sylvie yakubiswe n'iyi nkuba. Nahoze mbyibaza se abanyamakuru bajyaye kuki abana b'abakobwa tujya kugira ngo turabamenye bagahita baburirwa irengero baba bagiye he?
uyu Sano Sylvie ariko mu kwa cyenda aho yari aranga ngo yagize ikibazo ngo arwana ngo na Krista wahoze afite ubukunzi muri Kiyovu ngo bapfa ngo abakiye muri APR. Ahari yenda simbizi niba Sano Sylvie niba ari byo ino nkuru ivuga ngo ubukwe n'umukunzi we umukiye ukomeye mu Rwanda, maybe ko ashobora kuba Sano Sylvie nibivugwa, ariko nibivugwa Sano Sylvie mbabarire nibivugwa ngo ashobora kuba yenda kuzabana n'umukinnyi witwa icyo nivugira nta nubwo ari by'urukundo rw'uwo mukobwa uvuga ko afite ubukwe n'umukinnyi ukomeye, cyangwa se za nkuru zo kuri za titre zo kuri YouTube simbizi, ariko icyo ngiye nireba ni kariyeri ye. None se Sano ya 2019 yaba yarahuriye na Jabel ko ari kera. Sano yabashaje kandi mbona ari umwana ukiri mutoya. Iby'ubukwe ntabwo nabihagararaho pe, ibyo ngicyo tukihorere. Ahubwo ndibaza ngo Sano yaburiye hehe, ariko nyibaza gutyo hari umuntu wamaye amakuru ko ngo Sano yafunguye yabonye ngo itangazamakuru ku maradiyo no ku mateleviziyo bamuhanahana bamukina agapira ngo Sylvie Sano ngo agira gutya ngo yifungura YouTube channel ngo abariho ajya yibera. Ibyo nibyo simbyanze kubera ko kwikorera nta kuntu bisa. Sylvie Sano koko waba warafunguye YouTube channel kubera guhanahanwa no kwimwa agaciro ku maradiyo no ku mateleviziyo? Icya kabiri, Sylvie Sano yaba koko yaracunagujwe hirya no hino abantu bakamukamira mu kitoze akabona igisigaye no kwikorera? Kuko kiriya gihe nabonye bamutangazaji, nabonye abanyamakuru batandukanye bakora inkuru ngo Sylvie Sano ngo yishingira ku bakinnyi ba APR, ngo Sylvie Sano ngo abakobwa, mbese wabonaga ko ari ibintu imirwano ye na Krista yabaye miremire cyane. Nkibaza ngo Krista we yarengeye hehe ko mbona mu itangazamakuru ry'abakobwa ubu ngubu tuvugana umuntu urimo wenyine ari witwa Vida, ndavuga utambagira ahantu hose. Vida kabisa no mu njyana kamera kuri stade akazana inkuru igakorwa igataha. Abandi bose b'abakobwa ubanza baracunagujwe baraburira bakigenda. Ariko je nibaza ngo Kararisi w'Imana nawe muntu witwa Rwogaruth nimwe abanyamakuru ba siporo kazi bakomeye, abanyamakuru kazi ba siporo bakomeye bashobora kubera intangarugero abana bakobwa, kubaganiriza mwiba abastar imbere yabo, ashobora kubizamo yenda atarabyize ari kubera yenda maramuko, ashobora kubizamo yenda atarabyize kubera impano, ashobora kubizamo yenda avuga ngo ni nk'umuryango wanyu negereje nihangangiye uko yabyisanzemo kose. Buryo umuntu ushoboye si ngombwa ngo yarize ibintu, ugomba wowe wabyize cyangwa se wowe wibazamo igihe ugomba kumuyobora ukavuga ngo bikorwa bitya. Rero mu magambo make yagiye ku giti cyanjye mva no kwiza ingingo zo gutabariza abana b'abakobwa ngo bahabwe ubuvugizi cyangwa se bahabwe umurongo nabo bazamuke nk'abandi bose, kuko usigaye ubona mu biganiro bya siporo ubona abakobwa rwose nta mbaraga bafite, ubona niyo barimo bameze nko gusunikwa. Ariko nk'uyu Jolly we iyo ari mu kiganiro bakora ubu byumva ko ari gukora atari gusunikwa. Rero Imana senga, Imana nizera, reka nizere ko ijambo ibimvuze bizagira icyo bimara kuri bano bantu bacu bikagenda neza. Bagabo namwe bagore rero ndagira ngo ntatinze mu magambo cyangwa se ntagiye mu tuntu twinshi, babwire ko ubu tuvugana iyitwa JP Solution Agency ushobora kubona visa ya China. Visa ya China iraboneka ubu tuvugana, gana JP Solution Agency ubundi wigire muri China, wajya kuwarangurayo, wakorerayo, wakwigayo, ibyo wakora byose birashoboka hamwe na JP Solution Agency kuri 0788 tubane 5 kuri 5. Hanyuma rero bakunzi bacu, bakunzi ba Hash Media ndetse n'abakunzi ba Mupagasi, njya mbona ikintu cya mbere ngiye kumvisha hano ni kimwe, ubundi mwisoreza ntabwo ndi butinde no munsi twagiye.
Rero mwadeperi bamubenza ariyahura. Mbabazi Shariroti w'imyaka 28 y'amavuko ni uvugwaho kwiyambura ubuzima bitewe n'urukundo aho yaracumbitse we na musaza we mu mudugudu w'Urugwiro akagari ka Nyagatovu mu murenge wa Kimironko akarere ka Gasabo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 15 Mutarama nibwo Mbabazi Shariroti yazinduye musaza we usanzwe ari umumotari ngo ajye mu kazi avuga ko yaruhutse. Undi agarutse mu masaha y'ineza amanywa aje kurya nibwo gusanga umukobwa yapfuye aziritse ishuka mu ijosi ahuruza abaturanyi barebye muri telefone ye basanga hari ubutumwa bugufi yakiriye bumusaba kuva ku mugabo w'abandi cyangwa se bakazamumena haside ari nabyo abaturage bakeka ko byaba byabaye intandaro yo kwiyambura ubuzima. Umusaza we nyine yaje kujya asanga yapfuye. Mandikiye message bamwiyama ngo umugabo wabo. Narebye mbona afite ikintu cy'igishoka mu izosi. Tugiye muri telefone yiwe dusangamo handitseho ngo wanwaye ngo umugabo ngo ariko ngo nimba uyu mwana ngo uzamurera ngo niwe njya kurwara umugabo ngo nzakumena acide. Yari yiziritse ishoka mu ijosi ngo gataburete basanze kari mu maguru yiwe. Nyine ushari uwo musore amubwira ngo amurekere umugabo ngo ko bafitanye umwana cyangwa azamubwire ko azamurera natamureka azamumena acide. Abaturage bahuriza kukuba nta mpamvu. Reka rekera aho ngaho. Kwiyahura koko. Kubera kwiyahura umuntu akiyahura. Bakobwa niki cyatuma ukunda umugabo w'abandi? Niki cyatuma ukunda umugabo uzi ko yubatse? Ni inkuru dukesha Radio na TV1 umunyamakuru wayo rwose ni gato cyane incuranzeho kanisi ntibimutera ikibazo. Ngira ngo ngiri nkore comment ntoya nisoreze narwo umusiri bubatire. Ndibaza ngo ese kubera iki? Biterwa n'iki kuba umuntu yakinera gukundira umuntu w'abandi yabona bidakunze akomeza kwinsista abizi ko umuntu akunda afite umuga bakobwa kabagabo ari benshi mu gihugu ariko bamuganira abagabo bashobora kuba benshi mu gihugu ariko urukundo n'urube rwinshi mu gihugu cyangwa se ukunda abakunda ntibabe benshi ariko sinibaza ko kure ku mugore kure ku mugabo w'abandi wabyaranye n'umuntu na nyiri umugabo n'umugore w'uwo mugabo akubuza avuga ngo uyu mugabo n'uwanjye mureke wakomeza ukinsista nyamuna mugende gake. Kwiyahura si ikintu cyiza uko ubuzima bwose bwakutwaye waba uraye wabwiriwe waba wabuze akazi waba uri mu rukundo kwiyahura si ikintu cyiza. Mu by'ukuri rero banyakubahwa nagira ngo nitangira impanuro ku urukundo n'urya mu rukundo byusigaza imbaraga zizagusubiza inyuma igihe uzaba ubonye ko ushaka gukundana nawe bidashoboka. Cyo nkubwiye kunda umuntu ari kubizi neza ko ibyo utekereza kure bishobora kudashoboka. Rero ntabwo nashatse gukora ibintu byinshi cyane nanageza agahinda ko kuvuga ngo abana bakobwa bacu baraducitse rwose. Ntago bikwiriye yuko abantu nk'aba ngaba baducika gutyo gusa ngo bagende gutyo nta kintu tubivuzeho. Rero rwose biratangaje kandi ikintu cya mbere nishimira nuko mumaze gukunda ibiganiro byacu. Mwaragarutse kuri Hash Media Empire, mwaragarutse dusigaye tukora ibiganiro abantu magana ngahe 1000 n'ikiruzo ariko impamvu nuko tutanakoraga buri munsi ariko ubu ngubu umunsi ku munsi abatera nkunga mwese mwifuza kubana natwe mu kiganiro murabona ko JP Solution Agency yabibumburiye amarembo arakingo ro kwifuza kwamamaza hamwe na Hash Media Empire. Ndababwiza ukuri ko mu minsi iri imbere turi gutegura noneho tujya buri hantu hose habera ikintu cyose kugira ngo abantu bacu babone inkuru zirambuye kandi inkuru zicukumbuye. Ntabwo ari muri siporo gusa. Nabuze uburyo ngiye kujya ni Bugande mu matora ya Museveni habuze gato kugeza amagingo ngari ko nagerageje kuvugana n'abantu bari Bugande kubiri kubera mu Bugande ubu tuvugana guhamagara Bugande ntibishoboka kuvugisha abantu b'Bugande ntibishoboka WhatsApp yabo ntishoboka internet yabo ntishoboka. Abantu banje bari Bugande bambwiye yuko ibiri kubera Bugande ari ibintu bikomeye cyane. Abantu ibintu biri kubera Bugande ni ibintu bikomeye cyane. Amatora yabaye manini cyane. Nabonye abinyamakuru byandika ko witwa Bob Wine Caguranyi yashimuswe akajyanwa ahantu mu by'ukuri nawe abantu batazi. Ndibaza ko rero nabaje umuntu uri Kampala mu mujyi ambwira ko nta gikorwa na kimwe kiri gukorwa ndetse ngo n'amaduka bayafunze. Ibiri kubera Bugande ewana ni ibintu bikomeye cyane. Nabashije umuntu twavuganaga rero nohereje SMS kuri telefone kuko WhatsApp nishoboka ruguhamagara ntibishoboka. Aranyohereza nange namubaza Bugande bimeze gutarambwira ati Bugande ibintu byakomeye
ibintu byakomeye kireka kureba nyuma y'amatora niyo makuru nakire makeya nashaka no kujyayo kugira ngo nzakavaringa ariko nibuka abaterahunga twagomba gukorana babwira ko batari neza ariko n'ubundi amarembo arakinguye kuri Hash Media Empire ko turifuza ko kino kibi kigo buri wese yisangamo amagambo menshi ntago ariyo y'ingenzi ahubwo ibikorwa byo by'ingenzi ngiye nitwa Sharmi Mupagasi abenshi banyita mupa hanyuma tubane mu biganiro byacu by'utaha subscribe ni ingenzi Imana ibarinde kandi bakunda cyane bye ijambo rimwe ryakumenyesha amakuru y'isi yose andika Hash Media Empire utandukane no kujya ubeshywa amakuru y'ibihuha ya buri munsi.